ubundi yongwe kuba wamwihaye ngo nuko yafunzwe wowe ubona utafungwa mwihangwa nuko anafunzwe se mwagiye muvugisha ukuri mukareka kwitirira iby'abandi ibihe biyitiriye kubera iki ibihe biyitiriye nyine afungiye iki saro nubwo nakosa afite afungiye iki none se nawe udafungwa ariko uzabaririze niyitirira iriya modoka ngo ni yanjye bazaze bamfunge hari uzi niyitirira moto ngo ni yanjye bazaze bamfunge ninkoresha umukozi simuhembe bazaze bamfunge hari abakozi satahembye ngiye mbanzana na ariko rero wanayo uravuga ngo umuhungu urumva ngura umuhungu we nushobora no kuvugisha ukuri imitwe muteka iki gihugu ntago ari cy'abanyamitwe ni cy'abanyakuri ariko rero kumbwira ngo bazamfunge uvuga ngo respect goodbye cyane ku ishuri njye mfite amakuru ko yirirwaga deranja natubeshye vuga ngo nyuze imbere y'imbuzi nyuze imbere ubwo nawe byakunaniye oya abantu umva ngo nyuze imbere y'imbogo soroma imboga imbere y'ingoro y'umwami nyuze imbere y'imbogo soroma imboga imbere y'ingoro y'umwami oya bisubiramo ibyo bintu nyuze imbere y'imbogo soroma imboga Alright, tubaye ikaze mwese mudukurikiye kuri Cacana TV and yes Pepe TV. Cacana yahuye na sheri we kabisa. Ibyavuzwe bagiye kubidusobanura. Ahaha, raka. Birasobanura. Kiganiro cyari sase. Cya kiganiro cyari sa mu kigenderaho. Ariko ubundi wowe nariza ni gute munganira ngo ngiye ngo naryama. Ngiye nigeze ndyamana nawe. Aho kuzabazeriza. Mbese wamubwiye ngo ngiye ngo mugiye muvana amafuti ngewe yaravuze ngo arabizi ngo aratuba sa amagambo avuga n'induye yebewe ngiye mukaje mubwira abafana banjye ibintu by'abadayimoni bamwe arabuze ubwenge bwo gukora ikiganiro gifite abanyarwanda umumaro mugiye muvana ibigambo by'abafuti se wakivuze uwarangiza ukanamamagara ngo caca ngo iki ikiganiro wakoreye ku gasaro waranamuhamagaye kandi waramuhamagaye urahamagara ngo caca bizahita mbwira ngo ahita avugira ngo caca ngo yarakurongoye je narakwamagaye ko nicaranye na Sandrina yazana gahamya ko naguhamagaye njewe hari ikiganiro nakiboneye birakurera mu mbabare cyane caca icyanga byarabaye bibiki se biba akunundi byaba ese ibintu risa yavuze kandi yaranababonye ubwa mbere wamumenya wamamagaye ku ruyenzi ngo nize dukinana ngo filime ngewe caca namumenya ubwa mbere nako gafilime k'isegonda nta handi njya murana caca ubundi munyuraho mu gisimeti niviriye kuri televiziyo izuba nta handi njya mubona je farati dore ko wajyanga afite ibiro mu gisimeti se caca undi ufite ibiro ku gisimeti haragukijije ujye ushimira Imana so hatumye uba umusitari oya uri kubyinisha uriya mukobwa yakaraka gisimenti se ubu n'abantu bavuze ati uyu ni wa mumotari wabyinishije umukobwa nabyo wabonye ndi mu gisimenti se wabuze ibintu nari ndi gukora nibaza cacana hari abantu bambaza ngo ni umumotari nise ndabizi nise nagutwara ngo bamuzara umumotari niba ari abamotari nabyo nzi ngiye mubona kuriye nyine umumotari uburiki ubiki bu nge wari wantega nyine reka nkubaze nyine kera wari ubwo wenda nisi wumva nyine ko bakuze ntago nari ndiwe dore imboga arabyemera ati njye nari umuhinzi kera nyibera mu ngegora wowe reka none niba ari umuhinzi nawe cyangwa wibye 3,000 urategura azi Kigali uza ku umustar wibye wowe wagurishije karoti ziwanyu iwacu se duhinga karoti narayahingiye tiki nawe nayibye mbwira karirimba mwajyaga muririmba muri kubagara ikawa kwaga turirimba ngo umbwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ya bita aho dukomeze niyo twarimbye hari indi cyane rero batubwiye icyo yakoraga ko we ntabwo turirimba da nawe wari kwazi iki waririmbaga iyi jewe uzi indirimbo nanjye naririmbye porogaramu kuba mwisi birarambiranye
porogaramu. Aziko niyo kubyumva ngo cacana ngo na deregiteri ngo yageze ngo kumuyifasha ngo ajye gukora indirimbo. cyane Ku ishuri se wajya kubaka ngaye. Ubu njye mbona yarabyirutse kubagana mu ishuri yirwa adaranje abana yiba amakaramu. Akora ku bibuno byo. nakubaganyaga ikayi ngewe burangiye weretse na bilete yanjye abantu twiganye mutere comment ntago najyaga njya hejuru y'umwanya wa gatatu. Waruze ubwenge cyawirirwa guderanje cyakora imibare ntago nayishoboraga Vava wabagwa kangahe. umva no kuri Imana ntago ngiye numvaga imibare yonyine mu bindi bintu no kuririmba nabaga uwa mbere kuzana amanota kuko nabaga nzi kuririmba. wabaga uwa mbere Mu kuririmba ariko. wabaga uwa mbere kuririmba nabaga uwa mbere oya mu bindi se mu bindi bisanzwe nabaga nk'uwa 9 uwa 11 uwa 12 gutyo. wabaga nk'uwa 9 ugiye kumvugira ijambo vuga ngo anifontinatri Anifonti wati? Unfortunately. vuga ngo respect Goodbye. Cyana ku ishuri njye afite amakuru ko yirirwaga deranje natubeshye. vuga ngo nyuza imbere y'imbuzi nyuza imbere ubwo nabyakunaniye. oya bantu umve Nyuza imbere y'imbogo. Soroma imboga imbere y'imbogo imbere y'ingoro y'umwami. Nyuza imbere y'imbogo soroma imboga imbere y'ingoro y'umwami. oya bisubiramo ibyo bintu Imbere y'imbogo soroma imboga imbere y'ingoro y'umwami. Nyuza imbere y'imbogo soroma imboga imbere y'ingoro y'umwami. Arabikoze kare. aya aravuze inyi avuze inuza Nuza sinya. Eze caca. abantu batukurikiye bataduse Caca we wabivuze. Bivuge. harimo Nabivuge. hataza mu rukoza soni Nyine bivuge. Barihangana ni ruza. nyuza imbere y'imbogo y'umwami soroma imboga imbere y'imbogo y'umwami Mana yo mwishu. Caca deruka afite umusheri w'umuzungu. Yego ramwe ngo mutariyani. Njye nagize ngo barabana abantu banyemeje ko babana. Sinamuguhamagaye nkabikubaza. dore imbogo rero yarafushye ngo namuciye inyuma ngo ku muzungu Njye abantu biri bava ngo yasanye umugore kuko urabizi njye sinjya nkunda amagambo njye ntazi ntahagazeho nabashije nyirayo. Njye rero muhamagaye aramakanira kandi abantu biri bavuga ko ngo yazanye umugore w'umuzungu ngo mutariyani ngo ubu bari kumwe mu nzu. Caca byagenze gute? umutariyani se umutariyani cyane umutariyani Umutaliyani n'umuyapani. umuyapani None se nyine ntawe cyangwa rimwe nuko wamuhisha. Yitwa Kana. yitwa Kana ariko ntabwo ari umugore wanjye. Wamushyize mwaratandukanye mwese mukora divorce. Oya natwe abantu bakora divorce barigeze. None ngo ushaka gutera inda dore imbogo uramba wa. Ntago mwagize mukagira. dore imbogo se wamutera inda umuntu ufite farumasi mu maguru. Farumasi. Komana maremye dore imbogo Gufite iki? imbose vava ari agapira ari n'urushinge ukoresha iki nta na kimwe nkoresha agapira se ni igiki ubundi ka kantu gatuma abantu batabyara cyane ukaza utese ko utari umugore ko nta n'umugore ufite ngo warakamubonanye ukaza ute wakabonye ngo bagacomekamo ngo hehese muntu uzamwe imbere munyise mu maguru bagacomekamo se nyine babatera inda ntibabyare. none se ubwo uri kubimbaza ndabizi kugiye mumwigisha ibintu bifitiye abantu umumaro bidafitiye abantu umumaro mu bireke. Ngewe urubyiruko umwana uri ku mihanda wamenye ubwenge akakambara yarakoze kuko kubyara budashoboye kurira ni nabibi. Yewe urumva ariko rero aka kanya n'umuntu ujya muri izo zawo napo nta mugabo afite nabyo ntago sinzi. none nibaramuka baguteye inda bizagenda bite udakoresha agapira? Simbi Kanombe simbi Remera ukaba hano wari wagera iwanje niba utayinteye wowe twirirwana dukorana ukaba utazi ijambo ryanjye ngo arosheri ngo bebe ngo uraryamye ukaba utarumva message yanjye guhamagara ngo uriho uzundebe utekereza ko ari ndu uzayintera. None se arosheri bebe uraryamye izo ni inanga ku buryo wavuga ngo zingiye none bihera he bihera kumumura ari gukuramo imyenda akambara wambaye
agapira ntushinzwe kumuzana kuri YouTube afite n'ubwenge pe ndamushimira kuko wenda niyo business akora cyangwa se afite n'umugabo n'abamama bo ngabo bajya kuringaniza na leta yabira bibakangurira ariko ibyo ngibyo si byo bitureba sinashatse no kubivuganya ko ngiwe Valentine kuko ngiyewe ngira uko mbana n'abafana banjye ngira ibiganiro mbabwira bibafasha sinjya mbabwira amateshwa ako gapira sindakabona sinzi uko kameze n'urwo rushinge bavuga ko ruho rwawe na po ariko sindarubona nta urarunte Prudence yo narayibonye urayikoresha iyo uza kuvuga ngo abantu ngo bambaye imipira mu maguru ayo maguru duha urugero rw'uwo watanyuye amaguru usanga mwa agapira kandi ngo bakambara bakagacomeka nyine duha urugero rw'umuntu watanyuye amaguru kamusanga mwa ese barabatanyu nyine wakabonye ute umuntu atandaraza ku bushake cyacu ubundi wakabonye ute wowe harabimbwiye nyine nunzi ko kuboneza urubyaro ngo neza agapira bakoresha n'umuhungu noneho mwarimu yavuga ati umuntu arasama naho icyo gihungu ngo ariko ubundi mwari ngo ubundi ngo umuntu ngo asamuti ngo asama agapira ngo cyangwa asama baro mwarimu ati wagihonewe ntukajya untesha umutwe niba udashoboye kumva isomo ibyo bimenywa n'abanyoko n'abaswa none nawe ibyo bimenywa n'ababyeyi bafite ingo cyangwa n'indaya umva barengeye ntumbwire iby'agapira none se ukoresha agakingirizo nyine nkakoresha ngirane nuransambanya nta wasanze ku iseta ndi gusambana nkakoresha nte ubugomba kukagendana mu gikapu mfite amakuru ko harimo agakingirizo karebemo ako vavuremera ko ari ingenzi cyane ko ari ururaya abashaka gukora ibiganiro by'indaya nta kiganiro kizima bwira abanyarwanda ubu wagiye ushaka ibintu bifite gahunda ukigisha n'urubyiruko iby'uburaya n'iby'ubukungu gakuremo nyine ukabazanire gakuremo kabereka agakingirizo ko mu Buyapani ndakabonye kutari kukatwereka oya abantu badahita bagutinya ubwo nagahawe na wa mugore wawe bashango wanyuzana kumva biri ngiye ngira ngakumva biri kuvuga ubwo wagahawe na wa mugore wawe yadusuremo yango ngo wari uri ahantu urangiye munesha umutwe kandi uba ushaka kuzana imitwe y'amafuti gusa imitwe si imitwe gusa vava nabyo wavuze ni nko kuribwira akantarama ngo ari gutaka ngo ari kujya agira ngo nyine kukubwira ibanga ni nko kuribwira akantarama ni munesha umutwe nese ibanga nyine tubwire ibi bintu birafasha abantu bituma birinda bibafasha siki naryo nkubwiye nese wari uri gutora ubusurira azeno kono we uzimera nk'inka yica sishaje kajya mbaza amafuti ngewe nyine uwo mugore byagenze gute uzajya utaragura ibintu by'amafuti ubishyira kuri YouTube wigisha abantu oya nyine we byagenze gute ibyo bintu ko birakariye reba ukuntu yigeze kandi twabifashe aho twabifashe mwabifashe mwamaze muzajya mufata insenya zitafite icyo zimari umuntu uzishyira kuri YouTube ni ikiganiro wazivugiraga iki se nese ibyo uraruhura n'abakobwa bose musomana mugira mutubizara kuri YouTube wari wambona none se uri kubibyigisha utabikora warinze umenya nuko bambaye agapira mu maguru nese abo bakambara nibabivuga cyangwa nta baganga b'abagabo babaho ndabizi ko nawe nari nabona uvuga ko akambaye wabonye uvuga ko akambaye uzamubwira akatwereke ubona cyacana atarabonye ibintu byinshi ubona imyaka none ko ari kubihakana oya reka nkubwire vava reka nkubwire wowe kuko ndabizi neza abantu mujya mukorana ibiporoti mukajya no ku Gisenyi ibiprote se nibiki ibintu nyine by'ibigahunda mukajya ku Gisenyi kuryoshya ubuzima kuba utarasama inda bishobora kuba hari ukuntu bigenze narasaze vavarega no musimu nabwo aba bikigaratazi gahunda zo kuboneza urubyaro aziswapa nyine aziswapa swapa uzurayizi ahubwo se banza umbwire ku Gisenyi najyanyeyo nawe cyangwa ujya umbonayo wajyanyeyo na Kiroso cyakoze umunwa wo gusebanya urawugira nta kindi bazagutorera umunwa wo gusebanya nta kindi nta bundi bwenge na Kiroso ngo baguhereza amafaranga y'irogi Kiroso se ko ari wowe ko twajyanye namwe tukagera mu nzira imodoka ikagenda burya ngiye ibintu bitarimwe amafaranga niba ufasha abakinnyi ukabajyana mu ruhengeri ngira ngo mwari mugiye n'imusanze kuvuga n'ibyo utazi ese nacacana mwari muri avuga n'ibyo atazi agashaka gusebya bagenzi bahubwo ko twageze mu nzira namubaza amafaranga ngo ntabizi neza nubu muhagurutse mugiye kurara musanze mutazi igihembo kibajyanye abwira shoferi ni kiri imodoka aho ngaho ubwo se mwe mugeze vava iviremo twari tugeze ishorongi
Uvira n'icyorongi. Impamvu ko ariko bari kwishyuza mbere. Igisenyi ko mwari mugiye Musanze bihindutse Igisenyi. Cacana mwe muri iki kibazo. Ngewe rero ntureba yewe sinjya nkunda gukora ibiganiro ngo mvuge ngo runaka ngo kiroso. Ubu Valentina ndi umuntu ubungabunga uburenganzira bwa mugenzi wanjye nkuko mbungabunga ubwanjye. Uriya Kiroso ni umugabo afite umugore n'umwana. Ejo uyu nguyu avuga ngo Kiroso navuga ngo bagiye Igisenyi wa mugore ati hey ati muze mwumve ati kuri cyane ati bagi buryo ujye utekereza mu bwonko bwawe ubanza ujere umuntu usebya kuri ritangazamakuru n'uwariwe. Aha ni kwitangazamakuru nshuti yanjye urumva ujye ugira urwenya utera n'urwudatera. Nese amafaranga baguhereye uwa Kiroso nawe zahindukire sibye ko ari umunyamutima mwiza burya Kiroso. Nubwo nta kinajya yitaho Kiroso nawe ahindukira ati se buracacana bura bari kubweshagura iki buracacana bari kuvuga iki. Ngewe rero buriya sinjya nkunda gukora ikiganiro nsebya ku muntu. Ntabwo biba. Kiroso yigeze akubwira ngo ndabwejagura. None se uburatangiye ngo Igisenyi. Ejo bundi ikiganiro twakoranye. Mugenda mukajya Musanze nabanye na pampe mukirwa mwamagara ngo mwagiye Musanze. Mwari mwamagara mumbwira ko muri Igisenyi. None se reka nkubaza amafaranga baguhaye mu irogi. Iby'igisenyi byarabigaramya ati reka. Uko iby'igisenyi tubyihorere. Iriya nama West yaguhaye. Urukumva? Nimbare y'Imaise West umuzanye utumuza uti. Kose kushaka kunkubita si yaguhaye na mukaba. Nyine nimba yarayimaye umuza ute. Ino kwa West Igisenyi arahazi ngo bamuhaye ifi ngo abona ngwira mujomba. Siko wavuze. Ufite amagambo y'ububwa gusa y'amafuti nk'ay'abagore. Bafite amagambo nk'abagore nta jambo rizima bafite. Ngo baguhaye ifi ngo wumvire ukujombe ngo uravuga ngo baguha amafaranga ngo uragura icyo ushaka. Bavasa umwana w'Nyamasheke nagarya amafi. Ngo arayirira. Yego urabona ifi ari ubwa mbere nari nyibonye ku buryo nayitinye ngo njombe. Ndaza ageze mu nzira navoka. Koma. Umve cyakose amagambo y'amafuti urayagira. Ati chacha. Nawe nundi urasa nayo ngwe anko wawe. Ariko se reka nkubaze. Ubundi nyane umunyamitwe ni nkayonga ubibihumbi 3 bazi Kigali birwa bashoshora gusa ngo nawe yaravuze ngo abantu b'Inyamasheke ngo ni intumbi. Niko inde wabivuze. Ngo yongwe. Nukuri ku Imana ngo abantu b'icyangungu. Nasanze bati yongwe atuka abantu b'icyangungu ati. Naravuye se ngo ni intumbi. Kandi gahuje amateka na nuza. Nuyu. Bose ngo bibi. Ariko se ubu bajya kuza Kigali. Ese nyire mumbwira mwageze Kigali muti. Ubundi yongwe kuba wamwihaye ngo nuko yafunzwe. Wowe ubona utafungwa. Mwihangwa nuko nafunzwe se mwagiye muvugisha ukuri mukareka kwitirira iby'abandi. Ibihe biyitiriye. Kubera iki? Ibihe biyitiriye. Nyine afungiye iki saro nubwo nakosa afite. Afungiye iki? None se uba udafungwa ariko uzabaririze nini yitirira imodoka ngo ni yanjye. Bazaze bamfunge. Hari uzi yitirira moto ngo ni yanjye. Bazaze bamfunge. Ninkoresha umukozi simuhembe. Bazaze bamfunge. Hari abakozi satahembe. Ngiye mbanzana na ariko rero wena yongo uravuga ngo uri umuhungu. Urumva? Uri umuhungu wena ushobora no kuvugisha ukuri imitwe muteka. Iki gihugu ntago ari cy'abanyamitwe. Ni cy'abanyakuri. Ariko rero kumbwira ngo bazamfunge. Muvugishije ukuri mwabe. Nese ninde wavugishije ibinyo? None afungiye iki? Afungiye iki? Afungiye ibyaha kurikiranwa ariko atarahamwa n'urukiko. None ntarabihamwa n'urukiko kuri iyi mihanda. Hari umuntu utari wakubwira ko yongwa ari umunyamitwe. Wimuvuga ngo baramwitoye ngo aje uzajya nge sinsaba yongwe banyarwanda aho muri munyumve neza. Ntago musaba. Si musaba nzakoresha amaboko yanjye sinanamwitoye. Nta nicyo mpfa nawe ariko nta kuri agira. Niba ukoresheje umukozi ugatangira ngo iyi kamera yabuze wibutse ko kamera yabuze ngiye kukwishyuza. Mbwira ninde wabivuze? Ushatse se kumenya ko nta nshuti yanjye imukorera ifite ibibazo by'inzu z'abandi n'imyenda murimo. Ushatse kuvuga ko muri barabakobwa bose bakora kuri televiziyo nta uzi ibibazo bya yongwe. Nta sono jya kukamuvugira. Uvugira inkozi ibi uko murafatikanyije nawe bakujyana. Bose bahuje n'amateka baje kuri bitatu. Mwiba bitatu mwagera Kigali mukiba menshi n'umurakomeje murarimbanyije muri kuba mwiba biki. Bavuga ngo yongwe ngo bari kumuvugaho ngo bafunga bazamfunge n'inkosi muzamfunge. Vava nubwo utari umugabo mbwa kwaseka imbohe. Reka nkubwire umugabo mbwa seka imbohe ariko nukuri Valentina nzafungwa ngere muri gereza nsobanura ukuri ariko nta kuntu uzaba uri umugabo ngo ugire indimi 3 muri wowe
ugira ibibazo birenga 1,000 nushake kwifuza isi yose numva ko ari isi yose ntunyurwe n'ukuri ngurekwe gufunga. Ese Yongo yakwibye iki? Ntacyo yanyibye ariko akakanya n'ukujyaho ngewe reka nkora ibiganiro mvuge naho abantu bari kuvuga Yongwe abo bantu urabavuga nabi iki kubavugisha ukuri. Bavugisha ukuri kuweze. Ese akakanya nguhamagarira umuntu yasengeye ngo akamuce ituro ry'idolari 1,000 muhamagara. Uwo muntu se yaritanze ari we yaritanze ashaka. Tumye gusengera umuntu irakohereza ngo mpamaturo. None se uwo muntu nta bwenge agira. Arega nakubwiye ngo nge sinsaba Yongo urumva. Ndetse n'undi mupasiteri wese nkawe aho ari hose yiyumve. Wowe waramwitoye muri batisime ejo uzajya gutoragura imiceri n'ibishyimbo n'amabyi yose n'iki urumva. Ariko mujye muvugisha ukuri. Iyi leta y'u Rwanda twese turimo ntabwo ushaka ibisambo. Mwibye 3,000 mukagera i Kigali mugashaka no kuguma mwiba abantu ngo zana ngo ngusengere ngo zana icyo ufite ngo Imana iraguha umugisha. Uranyaka umugisha wanjye ngo usengere warorereye ukisengera. Amakuru mfite ushaka Imana iri muri Yongwe najye gushaka iyanjye. Amakuru mfite ngo nuko Yongo yavuze ko abantu b'Inyamasheke ari intumbi aricyo kintu muzizi. Numvisha babivugaho yabivugiye ibyo biramureba ntibinandeba ariko nukuri Yongwe nakuragira. Ngiye hari umukobwa w'inshuti yanjye amukoreye amezi 3 urumva atamwishyura. Yamuhamagara ariko hari n'umwana w'umuhungu wakoze ikiganiro abivuga. Wamuhamagara ntiyitabe telefone kwa Sandrine uzakirebe. Akakubwira ati mu gitondo akakwihamagarira narindi mu nama ibiki nzayaguhesha akagushyiraho veni mu 300 kurimo. Uwo mubosi ni mubosi nyaba. None se uwo mukobwa yakuregeraga yakuregeraga abona uriribu wowe. Ukeka ko nta rubyiruko rufite ibibazo duturanye narwo. Uwo mukobwa yakuregeye yabona ariko nturanye nawe. Ahubwo akangaka ko nge nakubandi mbere kamera akangaka bakufatanya kwiba urumva niriya moto uyicungu uza kurako ifite plaque none ko kabona umuntu yavugishije ukuri kagashaka kubyorosa bura rero reka mwe cyangwa cyane nta moto ni yavirisa yo kagabyorosa kugira ngo batamenye ibanga bagenderaho. Ariko nukuri ko Imana Yongwe n'umucanzi nukuri ntago ari ukumuharabika sino kumuvugiraho ngo arafunze ariko n'umucanzi. Yongo azafungurwa n'umucanzi niyo yaba ari hano ngiye nkagira ubushobozi bwo kumutsapisha 2 nazimutsapa kuko nimba umuntu agukoresha uri mu nzu y'abandi waburaye ntaguhembe nukuri burya wanamukubita arebye nabi. Simbe mwabasore mwe mwabasore mwe uru rugo mugiye kuba nukuri wamukubita. Mwabasore mu rugo mugiye kubaka ndababuriye. Ubu ndi kurya inshyi kandi ngo hano kuri imihanda nawe utazi ko ari ndi magatanye. Niba na Yongo ameze nkawe sha ntase nta mwana. Ariko se vava reka ngiye nkubaze. Aba bakora ni badashaka abandi ba boss murabeho. Reka nkubaze nari mangatanyije ndi. None se urukujye ugahakana ngo Yongwe ni ikiye kiza Yongo yakoze watubwira. Basi se ngera nakubeshye. Nyine mbwira ikintu yakoze. Tubwira ikintu yakoze. Ureka gufata abanyarwanda ngo ubishyiremo ngo bamuteye amabuye ngo urahangana nabo. Urahangana nabiki ko ari umunyamitwe. Umva ikintu umva ibintu bitatu. Yongo yakoreye abantu. Icyambere yavugishije ukuri ko arya amaturo kandi atunzwe nayo. None kuri kuvuga ko turi kuvuga ko ari umunyamitwe ukabihakana. None se imitwe ko ari ibintu ukora abantu batabizi ukababeshya ariko umuntu yakubwiza ukuri warangiza ukamuha amafaranga yo waba. Nyine ni ikintu cyiza cyane. Kuko yababwije ukuri arababwira ati ngiye amaturo ndayarya. Icya kabiri rero. Icya kabiri 2012 yasengeraga abantu mu gakinjiro ka Gisozi bagafashwa. Uri kubyumva? Kandi n'ubu yanabasengera mwuka bayakimuriho ariko ntajya amenya mwuka umuriho ukukora ahubwo awuvanga n'indani nakita ko ari indanini urumva. Yakwibye iki Yongwe niba udafashe isuka ngo ujye guhinga ugashaka kuri wowe surahinga urumva ugashaka kuri bunsengere ukankuramo rya turo urumva. Imana wigeze ubona yimika pasiteri ngo uzajye usengera abantu bagoye amafaranga. Wowe urahinga kutahinga kuki surantunze. None se abantu bose batunzwe no guhinga. Mwebwe nitwe tubatunza amaturo yacu niyo murya kandi nawe umaze kubyivugira. Nese nje nese nanjye ndende umupasiteri Yongwe nta bunyonga mugagira urumva. Nta bunyongwe mugagira. Vugira Yongwe se ndarehera aho mbizire. None uramuvugira kubera iki? Ariko ubundi reka noneho ibyari mara kumuhama uzagenda ujye kubwira ribu ati umuntu muramubeshyera uyu muntu n'umwere rwose ribu mwakosheje kuko mwafunze umwana w'Imana n'umwere ugenda ubibabwira. Nese ko icyaha kitaramuhama w'umushinja uhereye kucyo atarana.
bamushinza yuko ari umutekamitwe urumva ariko abantu bose kukimwigiza abacamanza n'abashinjacyaha akamukoresha amezi 3 namwishyure aho uwo mu boss utamwita umunyamitwe ni wigeze ubona kontara y'uwo mukobwa asuzi neza ko yahakoraga atari muri stage ukora wese akorera kuri kontara nese umuntu uri muri stage nawe arishyura kubitira imbere ya kamera uyu muntu muramunyigije ni igisambo murafatikanya ni igisambo mwese muri ibisambo abanyarwanda barabamunyize uyu muntu mumunyize cacu ugomba kuvanga arava hano amenye ko pasiteri yongo ari igisambo nta n'umuntu n'umwe utabizi ahubwo baribana bakorosa bagashaka kuguma bajijisha abantu bose ari ibisambo amaze kuvuga mu kanya ngo ngewe ngo umuntu nguvuga nabi pasiteri yongo reka nze ngo mukubitire kuri YouTube ahubwo turagutuka mbivugiye n'abatanu bari gutaka ati yaratwara nabivugiye hese uheraho umushimangira ngo nuko ari siko wabatisimu nta soni nago se nago umuntu utavugisha ukuri kandi kugaragara ariko se ubwo kuri wowe uvuga ufite ibimenyetso by'abantu yahemukiye nakubwiye ngo mfite umwana w'umushuti wanjye aka kanya bakomakoma ati wijya mu itangazamakuru kandi akora ku itangazamakuru ubundi bari banavuze ati yarese usibye ko bamukomakomye bakorosa ariko ni ukuri banyarwanda tureke n'uru rwenya turimo dukina na cacana ni ukuri umubosi ugukoresha ntaguhembe uri kuri iyi mihanda wowe arakatsindwa n'Imana ariko hari umuntu utaguhemba bitewe nuko nawe ntayafite none se uriya mugabo yari yabuze yabura numvaga ko ari ama etaje yose bari kuntuza araye birangira bavuze ngo ntagira hakuba nta modoka ihenze afite nta bwake nacyo afite iryo perereza warigiyemo wari ushinzwe iki ikiganiro kiri kuri YouTube cyakozwe na Pastor Claude wintesha umutwe urumva winesha umutwe umuntu wagikoze ngo ari Pastor Claude muraza Pastor Claude wemera ibyo avuga ntabyemera se ntago ari umugabo mugenzi we murafatanya rero yangiyewe ni mureke mbabwire wowe niba wemera ibyo Pastor Claude none Pastor Claude mu muhakanye iki Pastor Claude ko yahanuye njyewe numvaga ko yongwe Pastor Claude ko yahanuye ngo bamureke baramufungura baramufunguye sibyo yahanuye nibyo yavuze nyine sibyo yahanuye nibyo yavuze nukuri numvaga ko ari umukire ufite ama etage menshi urumva icya kabiri mwumva ko ari umukire ufite amakampani burayo ko wumvaga ko ari umukire ufite ama etage menshi ni nako wumva ko bamubeshe abana y'akazi naramubwiye numva nuratombo yani uriya mugabo ni umukire ariko yampamagara mbwira ibibazo afite ni ukuri ntago ari umuntu erega ntawe utagira ibibazo ninde se utagira ibibazo wese ntabyo ugira ubu rero cacana buriya yamuhaye 100 aramwitora urumva none nashaka kumuvugana ariko n'ukuri umuntu yakurimo 300 cacana ntabwo ari yakunyanganya uyu cacana nari nakunyanganya umunyamanyanga nari nakunyanganya bwiza ukuri njye nari nakunyanganya ahubwo mwabakora niba ajya bajyana mu kabari kubagurira mujye mumubwira banze yishyure cacana ntabwo iri guhamagara dore mujye mumubwira banze yishyure njye nari nakubwira ngo uzo nsure vava ntago naza urumva ariko yewe ntago nshaka kunyinjiza mu bindi utemeye ko Pastor Yongwe ari mu makosa yo kuryarya oya niba ari mu makosa bizamenyeshwa kuko haracyari mu iperereza wimuvugira ngo ndi papa ngo bikini guhera ubu n'umwere umwere kize nese yahamwa n'icyaha ariko se nikimuhama muzajya uzagiye ko tuzemera ko ari icyaha kwambura imyenda tugagukoba ubwo wicaye uri gusenga ngo kimuhame oya nukuri nimba hari uwo yambuye azihangana na muri hekane cacana agira ati iyo ntabwo ari yahamwa n'icyaha ngo yikora nakazungu ntabwo ari yahamwa n'icyaha ni umwere nyine oya we ntabwo ari umwere kubera ko abyiyemerera oya kandi yarabyiyemereye kazungu yarabyihamije ntabwo ari umwere ahubwo ubwo yango fatikanyije dufatanyije iki nshuti yanjye reka nkugeze mbana mu rusengero ihera abantu message umuntu ariko nubayobye kukubwira ngo ngwino nkusengere ukava iwawe ukajya gushaka Imana iri muri runaka uragusengera ari uko umuhaye ituro wapfukamye ukisengera bwa butayi we wabugiyemo ukisengera ni ngombwa ngo uziri gushaka cacana muri Kanombe ngo nabuze cacana ngo asengere cacana si umunyamwuka nta mana afite uko ashaka amafaranga menshi ngo inkoni aya wese Yongo yigeze kurya amafaranga gusengera niwe bayisigiye inkoni yo kubeshya abantu ngo bafite impano ni cacana ifite ubwo rero aho uri wose umenye ko cacana nta mavuta muri Yongo se ntabwo kumusura byemewe ko bambwiye nashatse kujya kumusura bamwe ngo ntibyemewe ubwo nyine murakora nawe ko bazamufatirayo yazi ko bazamufatirayo ngo asengere abantu oya ngewe impamvu
hoya banza wumve impamvu ngewe ntigeze njyayo nagiye kujyayo mbaza umuntu arambwira ngo kujyayo ntago byemewe wasanga ryabwishwe nese kuri ribu banshatse bambura oya ntago bakubura ariko reka mbibarize rata ribu munshatse mwambura ku buryo ngo nanze kuza gusura Yongwe ngo kuko mwamfata abanye papa wawe Yongwe ari kuri YouTube aravuga ati njewe aho kugira ngo njye mu bukwe bwa Pastor Korode wataye umugore n'abana 3 banza tumira Yesu amutayira ubukwe abone gutumira Pastor Yongwe sibyo no kuvuga ngo papa wawe yambuye abana b'urubyiruko akoresha sibyo no kuvuga ngo yitiriye ibitaribye papa wawe ni umuntu w'umwiyemezi ngenda bikubwiye papa wawe nimujya mwicara ujye umubwira ati ariko nawe papa niba Imana yaragise ukwi kugenza jya wihangana ushyiremo n'imihanga icyo kiganiro aragikora ku manwa y'ihangu urumva ibizi ntabyo nemeye ntabwo ari umutekamutwe mu gihe atarabihamwa n'inkiko muvugisha ukuri ariko kwari kuri ribu ari mu iperereza reka iperereza niba naburana tuzamenya niba koko byarabikora mugani wura muhungu papa wawe muzamucunga ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe kubera ko ni wa muntu akakanya aba ari gupanga ibintu umunota umwe akabihindura abana b'abakozi bakakanya baravuga ati twebwe aratubwira ngo shazaduhemba akarinda agera ku wa mbere hagira ati narindi mu nama n'icyo kiganiro na wa muhungu w'iwacu Rusisi yaragikoze uriya se niba ari kumusebya wowe urifatanya nawe mu kumusebya uvuga ukuri nta kwemera ahubwo babona abantu se bamwanga ubu se Yongwe aje akavuga ibye niwahita wumva uwawe ubundi umuntu wese uri papa wawe wakanga kumushyigikira ariko papa wanjye abaye akoresha urubyiruko kuri televiziyo nta ruhembe rwa rubyiruko mbanze uko rubayeho rimwe na rimwe baragutakira nk'umuhungu we uvugishije ukuri ati nimwihangane papa ari mu madene menshi nimube mwihanganye wabiki ariko nushimangire ko bahemba kandi atabahemba oya arabahemba ahubwo baragaya aho wowe naswo murabambuze abamwambuye bose nimurana murabarihakana kambareke tubarihakane turi hajya ninde ni Zakayo wari wishyuye barihakana ari uko Yesu aje ariko Cacana aragira ati ntago wakira utahemutse ariko guhemuka wa muntu we ni hehe bihabwa intebe nuko mujya muvugisha ukuri umutanganya se ngiye reka ngubwire nuko reka ngubwire twatangiye bamwana nkunda ukuri burangiye Valatine ibintu by'ibinyoma biranguminduka ko kanya nigirira ubwoba ribi nkubisinkwa rimwe gusa nireka mbabwira n'ibindi byagenze gutya byagenze ribi igukubita inkoni ugahita wemba oya n'urugero ni nyine ngeze imbere ya ribi kankozaho inkoni rimwe oya nta uramamagara ariko nagiye mbona abantu benshi bakubita mumumpamagarire sibye ko n'ubu ngubu itegeko ryo gukubita abantu barikuyeho ariko barakujyanaga bakakurambika hasi bati ibi umva ngewe rero Valatine nakubwira utiriwe unankozaho yankora ati muzane ikayi nandike n'ibindi nkabona kubwiriza nakitura ari byo binyoroheye sinshoboye guhinga sinshoboye no gucuruza nta n'igishoro mfite nubwo nzasengera umuntu natama ituro ndararira iki cyangwa ategesha iki iyo mikoro ntabwiriwe nkabikubwira ubwo rero ngewe Valatine rwose ntabwo ari yakirirwa ijya kuri reka nyibwise ukuri we ariko rakose ngewe reka nkwereke aho kugira ngo ujye ukomeza unsebya ngo ngewe ngo na papa bura Yongwe nyine nuko iguye ntawe utayiryaho urukumva ariko ndagira ngo ngwize ukuri ko Yongwe mu gihe atari yahamwa n'icyaha wimwita umunyabyaha ngo mushakire n'ibimenyetso bimwe ariko wimwita umunyabyaha urahura n'abana akakubwira ati ngewe naramukoreye ariko ntiyamembye inzu y'abandi ndayishyura gute uwo mubasi wavuga ngo ni umubasi mwiza yewe nyine urumva hari igihe umuntu yanga kwishyura kuko nta mafaranga afite none se ukwezi kugashira amezi abiri agashira cyangwa ntunabimubwire ukodesha i Kigali ngewe rero reka nkubwire ngewe nje kugukorera ntunanyishyure burya wishyurira itariki ngewe ukwezi kwanjye kuzura ku itariki 4 maze amezi 10 nyamuhakoresha tuni mugoroba ni ukuri kw'Imana niba mbeshya azajya harambeshyuza wanyira ibyondo we wavava we shaka ukuntu ni umusaza n'umumama tuba mu gipangu kimwe turaturanye nimba ari kurenye kuresha tusinshobora kuvana amafaranga mu nzu y'ukwezi hadasigaye mwandi niyo batetse barakugaburira
kwa nyiri byondo sinjya njya kuryo kuko njya iby'ubushobozi bwanjye bwampaye sinjya njya guhagarara ijuru umuntu ngo mfungura bitari ngombwa ariko wagenda ukanitapfuniraho nose ukinjira mu gipangu ni mungaburire we ntuwihahira ntukora ariko se ugiye wagize ubute bwo guteka Nase uba wumva baroga ku buryo wanga kuryayo oya nta n'umwanya mbona kuko niba naje nisoserera mu kavene mu buvumo bwa wowe rego ufite amafaranga ufite nawe rero ufite amafaranga ufite abantu bagutamo buvumo nago njya kwa muzengo ni mungaburire wabihora cacana papa yamuguriye oya nje papa nakajya ajyaho ngo amutake emera ko papa wawe atajya ahemba abantu ariko se atabahemba ubu wahemba abantu umuntu wahembye wahemba umuntu kafe bava nawe twakumenya ikintu gituma yanga yongwe cyane kandi yarabyumva cyane ubwo abibonye ubona ko yumvise ngo yaritse ngo abantu baturuka ngo inyamasheke ngo ni intumbi wahise umwanguru nu yongwe ndamukunda naramukunda urabeshya urakumurimo yahitakanzeyo nuza Kamana tujyanye kwa Yongwe Tini muze njye kubereka umukire sinakubwiye ngo numvaga ko ari umuntu ufite ama etage n'amakampani n'iki ngiye numvaga ko ari umuntu ukize cyane mwiki gihugu pe ubwo tuba turagiye tugiye ngo hana akorera ahantu hari etage kwinjiriwe ugira ngo ni kwa minisitiri cyangwa ni ku muyobozi runaka haba hagiye hafunze kumugeraho ngo bakagenda hafungura ngiye nagiye ndi kwidunda ni ngewe n'ubu uyu mukire n'ubu ngubu naraduha amafana Mana mwijo byaje kugenda gute n'amazi yo kunywa ntayo yampaye urumva ariko kumara kutamabwa uburenganzira bwe nta kibazo mufite ahubwo ngewe ikintu cyane yagahinda urumva hari umwana w'umukobwa dukirana hari filime bakukabeza witwa nde yitwa Betty murumuna wiwe akorera Pastor Yongwe kuri televiziyo urumva baba mu nzu bakodesha uwo mukobwa yitwa nde Betty ukora kuri Yongwe TV ntago izina rye ndizi n'umuvandimwe we unanutse cyane dukinanye filime babwiye arananutse babwiye boss ati rero wihangana uduhembe wenda tugurize nawe kuwa mbere kuko ngiye muri umunange hakora ntago boss yamuhembye nta mafaranga dufite yo kwishyura inzu urumva icyo gihe aho ngaho bazavuga bati ye natwe twaramubonye natwe baramufunze ariko uyu mugabo nibi kandi koko niko ari rero wowe uvuga ngo niba aranamwitoye niba ari nasuku kubyara situbizi twebwe ariko wemere yuko ari umunyamanyanga cyangwa se ari umunya umva rero ikintu gihari urukumva hariya usibye kumuhora yuko yavuze ko muri intumbi abantu b'inyamasheke ndashaka azavuga ko turi niki urumva ibyo biramureba iyo bari kuri YouTube baratukana bakavuga amagambo yose bashaka buraba bumva bisanzuye azadutuka ibyo ashaka ibyo biramureba none se wemera ko hari abantu bajya kwa kasitaje ahantu ngo bakore kuri televiziyo umuntu akabagirira impuhwe bakajyayo batanishyuye kandi ahandi gukora stage hari amafaranga yo kwiyandikisha atanga none umuntu akugiriye impuhwe ugiye muri stage urangije ugiye gusebya ngo barakwambuye ariko izo muhwa zikugirira njyewe ari impuhwe wangira zose utamenya waye n'icyamamare impuhwe wangira zose utamemba washaka ukazirika shuti yanjye hano i Kigali umuntu abakodesha ryahashye ukwezi gushira umpa yanjye utayama ahubwo n'umuntu ajyamo amezi 3 ngiye ni gutya do cacana hago umuntu uzakurongo wabura umutegetsi wo mu basore mwe mbagira inama muba mureba ibyo ndi gukorerwa nkiri umusore mubireba nukuri yewe mureke kwiyemera nukuri niyo waba uri mu rwego rwo hejuru y'undi mwidene rwose ujya kubona ukabona ni gutya tujya tuvugisha ukuri ukorera umuntu waba uraye ushaka ngo urye wana reka mbanza ngira inama abantu badukurikiye mube mureba vava murebe ukuntu ari jetiri nimuramuka mumurongo ye mujye mumenya ko muzajya murarira inkoni doragira amahana arankubise aho uri hose niba uri umunyamitwe nk'aba bose ureba hano ntukangere imbere kuko njye burya nanakwijyanira muri ribu wajya ukoresha umuntu uri buhembe udahembuka mureka ufite amapingu njyewe ni ukuri kw'Imana ngiyewe Valentine n'aba bosi bose ntuzakenera kumpa akazi niba uzi ko itariki zigera ntuhembe ntukakame kuko ntako nzabwira kuko ntacyo nabwira nyiri byondo kandi ngiye ibintu byo kuza nkupfukamira ngo mana ngo nibi simbishoboye ni ingumi n'imigeri ngwiki nese nkubeshye ngewe niyemere izi nzu z'abandi muraziza hanga usanga umuntu ngo arimwe ngo amadeni ngo inzu ngo amezane ashira uri mu nzu y'abandi uyidundaritse muri gukora mwiki hari igihe amafaranga abantu yo guhemba akaba ubusa ariko caca ni ryari ugeze kumara amezi menshi utishyura inzu ngiye ntago ngiyeyo nta mafaranga mfite yo kwishyura inzu nimukira mu gihuru nayabona nkagaruka aho mu gihuru na moto ukayijyana mu
egora kwihagenda se ibintu vava yavuze mu nshuti zanjye ibintu vava yavuze nibyo ni papa wawe ni papa uramu ni papa aya reka tujye tuvugisha ukuri ibintu tubishyire mu mucyo wabyo sibyo tubishyire mu mucyo wabyo iyi nzu ubuze amafaranga yo kuyishyura uba ugomba kujya mu gihuru ukaharyama wazayabona ukagaruka gutura mu nzu none se wayabuze bakagufungira rimwe na rizima no muri cya gihuru ntukijyemo none se bamfungira hehe urumva naba nomboye baba bamfungiye noneho mu nzu nari kurara mu gihuru uba urinda kujya kugufungwa ntushobora kuvuga ati uku kwezi kurashize amafaranga sinzayabona reka mvemo nsubire nk'iwacu mu ntara nzabe ngaruka ese kutasubiye ese muri Cacana ni kavukira i Kigali ndabizi se Cacu uri kavukira i Kigali muragashobora i Kigali hehe hehe inaha nyine inaha hese epfiriya cyane aho turi ntabwo uhazi se ni ruguririya cyane epfiriya aho ni papa ni papa wa muntu ni papa wa muntu ni papa urumva Caca nizere ko vava dusoze imvura iraguye ako vava sha yakugiriye inama ki ko aja kunkubita inama ya vava nyamwanga kumva niyanze kubona umunyamahane yaranyishe reka nkubwire unkoresha n'umembe uva ni gutya nyamwanga kumva niyanze kubona ntago nguhemba Caca nyamwanga kumva niyanze kubona iyi kamera wazaza kuyitora usaba imbabazi cyangwa ukamujyana muri ribisi diredi bakazogosha bakamwogosha ubundi umutwe bakawunura dore ubu nta mafaranga bita cyakora nzayakoherereza umva iyi kamera rwose ntiwayibona ni wowe na swara uko mugiye kujya mudukora mukadukoresha tugapura murakoze cyane abantu mwari mudukurikiye ni Cacana TV ndetse na yitwa Yes Pepe TV Yes Pepe TV yes turabashimiye rero ibiganiro byacu rakagaruka mwabonye jetiri twakoranye ikiganiro hano abasore narinze ko ari umugore jetiri se n'umugore ni wowe nyine genze umugore witwaje niwe nabo akora ntabwo ari uko jetiri ari umugore nzi ko nyine iryo zina ari ry'abagore jetiri n'undi ni umugore agize ngo ni wowe bari kwita jetiri ni wowe oya ni wowe jetiri suzi ikintu yakoraga turasoje uzi ikintu yakoraga jetiri ibyo wari ukoreye Cacana mu kanya aribyo yakoraga njyana ukuri mureke mbabwire mw'abantu bari kumbwira ngo ntanyishyura ubu ni hasi gusa n'ingumi n'imigeri yibeshya yanyume kandi banza undirimbira akaririmba murakoze cyane uraduseze murakoze cyane ngo kanyugunyugu kambamba kanywa amazi ku rutindo kakaguruka kakagenda ayi mama we winyirigita dore iwacu barandora ni mugoroba inka zitashye uze kuza twisasira amakoma twiyorosa ingutiya ayi mama we winyirigita dore iwacu barandora murakoze cyane yaringewe serenadiyo urakoze cyane yaringewe dore imbogo Caca ya ndirimbo diregiteri yakwishyuye nawe yirimbe dusoze ya indi yanyishyuye diregiteri yandi yakwishyuriye ariko urayibuka nayo nzi banza ndirimbire suweje yari imitwe yabyibagiwe ku buryo twerekana imbogo zidahari ariko ntazi ubona muri ndirimbo ziriya ni ibishushanyo none niba ari ibishushanyo se ubu wayikuzanira ikakuribata hano nicyo ushaka zana imbogo hano yakugira intumbi ikakugira igiwerahwere mugani wa iyo bisha se yakoze wasanga wabaye igiwerahwere kubera imbogo murakoze cyane turasoje kandi turabasezeye twari turi kumwe na jetiri mwakabizo dutaha mwakabizo dusoze akabizo kwitama rakeme akabizo kwitama rakeme akabizo ni abana batabyiga rata abana batabyiga ese ubundi mama uri gusomana ibiki umwaye akabizo vava ahita gukubiti ngo kamuye mu mutwe gusoma kandi